icyo gihe yari afite ibibyimba mu nda. Imana itugirire neza. Baramaze kumukomfirima baramubwira bati rero ibibyimba byawe bigeze kuri stage bishobora kuzakubyarira kanseri, rero ikihutirwa nuko twabibaga ukagira uburyo uba muzima. Rero anyumvishije arambona arambwira ati mukozi w'Imana ndashaka dusenga. Naza ku rusengero. Imana itugirire neza. Amaje kuza ku rusengero turasengana Imana. Tukijya gusenga Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwira ngo nkuye kanseri ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Mu mama arande barambwira ati hoya mukozi w'Imana, hoya iyi ndwara ndayizi zamitana, kubera yuko mu muryango w'iwacu nta muntu utarayirwaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ati kureba ukunguko, ati nari mfite masenge nawe yishwe n'ibibyimba, kanseri yaramuhitanye aragenda. Ati nari mfite mukuru wanjye nawe niyo yamwishe, hari undi nanone ngewe nkurikira uwo nawe arabirwaye. Ati rero iyi ndwara iri mu muryango, ati zanyica izamitana. Imana itugirire neza. Rero hari amagambo Satani azana kuri wowe akakumvisha yuko ibintu bikuriho bizakwica, ibintu bikuriho bizaguhitana, ibintu bikuriho utazabirenga, ibintu bikuriho bitazarangira. Oya, umva mvugane nawe, uvuko n'ijambo rivuga. Avuga ngo yewe wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Imana ishimwe, haleluya. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Dufite Imana ishobora byose. Buriya mbere yo kugira ngo usenge Imana ukwiriye kubanza kumenya imbaraga zayo, ukwiriye kubanza kumenya ubunini bwayo, ukwiriye kubanza kumenya gukomera kwayo. Nicyo cyatumye njye nsengera basi Imana inyezereza ubugingo, nimpfa nzagende nejejwe, ne kuzagenda nk'umuntu utarakoreye Imana. Dusenga Imana. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ivugana nanjye, irambwira ngo nimubwire ngo ntabwo azigera yicwa na kanseri. Kabiri, ntabwo bazigera bamubaga. Imana y'amahoro itugirire neza. Yaramaze imyaka 5 bamubwira ubwo burwayi. Turasenga. Imana irangije irambwira ngo azagenda asubire kwa muganga. Ubwo azasubirayo muganga azapima azasanga bya bibyimba byaragiye bishonga. Nabonye Imana ishongesha ibibyimba bikomeye cyane mu by'uyu mubiri. Yakwitwa ko akomeye kuko iyo umuntu ari ahantu igihugu cyose abantu benshi bamuzi bamusaba serivisi akazibaha, byanze bikunze mu by'uyu mubiri abakomeye. Yarafite umushahara hafi wa miliyoni 2. Imana itugirire neza. Musengera nizo yahembwaga. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndageje yari afite ikihe kibazo rero? Yari yabaraswe n'umwuka wo kunywa inzoga. Yanywaga inzoga pe. Yanywaga inzoga hahandi muri butike aturanye nayo yari afitemo amadeni. Mu kabari nta kabari atabagamo amadeni. Ukwezi kwajyaga gushira ganira kandi zigahana amakuru. Ari yakubona ukabona umuntu aturutse Butare, undi aturutse wenda za Cyangugu n'urugero. Imana y'amahoro itugirire neza. Bahura umunsi umwe bakaganira bakanahuza bakarara basambanye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo bari baziranye ariko baraganiriye barahuje baraye basambana. Ni kuvuga ngo igitumye basambana si urukundo, ntabwo ari uko bakundana. Urashobora kwibeshya yuko mwakundanye, oya, ahubwo ni karande zahuye. Zimaze guhura ziraganira, ziganiriye zirasharinga. Imana itugirire neza. Nuko ngo karande zahura zikaganira, zamara kuganira zigasharinga. Karande niko zikoze. Ibi bintu iyo biri ku buzima bwawe kubwira ko ntaho uzagera, umwuka wari ukurondora ukubwira ko bicitse, umwuka wari ukurondora nima shando wiribirify lelebotaye nini topevo nini. Uwo mwuka wari ukurondora ukubwira ko ntaho uzagera, umwuka wari ukurondora ukubwira ko uzapfa ntacyo wimariye. Aho ugeze ninde se ninde uhakugejeje? Ninde uhakugejeje? Abo bose babikubwira bakubonye ukuze. Uyu munsi nubwo waguye ukajya hasi ariko uzongera uhaguruke. In the name of Jesus. Uzongera uhaguruke mama, uzongera uhaguruke papa, uzongera uhaguruke. Imana izongera iguhagurutse. Niba unkurikiye none hamanuka ujya muri comment wandike muti nzongera mpaguruke. Genda wandike muti nzongera mpaguruke mu izina rya Yesu. Birashoboka mariage yawe yarapfuye ariko wicika intege. Komeza uhatane, komeza usenge, uzakoresha mariage mu izina rya Yesu. Reka kuvuga ngo basi Imana ngo yaba wari upfuye. Ntabwo Imana ipfa. Ngo Mana usenga amasengesho
amasengesho yenda adafatika ngo Mana wiyeranje. Imana ntiyeranje, hiyeranje abantu. Imana yirashoboye. Wivuga ngo Imana yiyeranje, ngo Mana ngo wiyeranje mu bumana bwawe. Oya, iyi Mana ntiyeranje. Ni Imana ishobora byose, ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubushobozi, ni Imana izakuvana. Yesu ashimwe cyane. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mwene so Prophet Emma. Reka nkubwire ngo igitondo cyiza niba uherereye ari mu gitondo, nkubwire ngo umugoroba mwiza niba uherereye ari nimugoroba. Nanjye ndaho ndashima Imana, ndamahoro ubwo umwami Yesu ankunda, ndamahoro. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi ndaje tuganire ku bintu bibiri, cyitwa umuvumo n'ikintu bita karande. Imana itugirire neza. Ikintu bita umuvumo n'ikintu bita karande nicyo nizo ndibuze gukomerezaho. Hanyuma nindangiza nze kukubwira ibintu bigera muri bitatu wibonaho, ibyo bintu wabyibonaho ukamenya yuko ukeneye gusenga cyane, ndetse harimo n'amasengesho yo kwiyiriza ubusa, hakenewemo na deliverance. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ibintu biba ku buzima bw'abantu ariko ntibabashe kumenya ngo ibi bintu bimeze gute. Kubera iki ibi bintu biri kumbaho? Ugasanga hari ibintu biri kukubaho mu buryo budasanzwe, ugasanga hari ibintu byakubayeho akarande. Ndagira ngo nkubwire ikintu cya mbere, banza umenye yuko uri umwana w'Imana. Menya ko uri umwana w'Imana. Kabiri, umenye ko uri umutsinzi muri Kristo Yesu. Ijambo rirambwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Imana itugirire neza. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Uyu musozi ntubasha kunyeganyezwa. Ijambo ryo rirambwira ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu biwe. Rero ndagira ngo aka kanya mbanze nkubwire uwo uriwe muri Kristo Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza. Naje uyu munsi kukubwira ijambo ryitwa karande. Bushize narivuzeho, n'uyu munsi ndacyarivugaho. Karande nababwiye ko ari ikintu kiba mu muryango kikakurikirana, kikaba ari uruhererekane. Imana itugirire neza. Mwongera mbabwira ko karande ntuyigiramo uruhare, kandi karande si icyaha. Kandi birashoboka yuko waba mu rusengero ariko ufite karande. Birashoboka yuko waba pastor ufite karande. Birashoboka ko waba bishop ufite karande. Birashoboka ko waba n'umuhanuzi ufite karande. Imana itugirire neza. Ushize nababwiye ku bintu by'imyuka ikurikirana ubuzima bw'abantu. Ugasanga mu muryango w'iwanyu bashakamo abagore benshi, nawe uwo mwuka waragukurikiranye, umaje gushaka inshuro zirenze umwe. Icyo nicyo bita karande. Ugasanga mu muryango w'iwanyu harimo abantu mwuka wo kwishingira, abantu bose bagiye bishingira. Ugasanga nawe uwo mwuka niwo urimo urarwana nawe. Mu muryango w'iwanyu ugasanga abana baho bose babyariye mu rugo, nawe ugasanga niwo mwuka urimo urarwana nawe. Hari n'abantu bagira karande zo gupfa bakenyutse, ugasanga hari imyaka runaka mutarenga. Icyo nicyo bita karande. Karande rero irakurikirana, igakurikirana, kandi igakurikirana ibisekuruza kuva ku gisekuruza cya mbere ugakomeza kugera ku gisekuruza cya karindwi. Ari naho irenga ikagera ku gisekuruza cya 10. Ijambo ryo rirambwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize agahinduka icyaremwe gishya. Ariko kubera yuko mu buzima bwa buri munsi abantu badakiranuka ngo bagere ku kigero gikwiriye, dore ikintu gitsinda karande ni ukuba ubaye mu buzima butagira icyaha. Ubuzima butagira icyaha butsinda karande, kubera yuko ijambo ryo rirambwira ngo nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Imana. Kuko wavanye ibishimwa hehe? Mu bigawa. Imana y'amahoro itugirire neza. Nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Imana. Kuko wavanye ibishimwa hehe? Mu bigawa. Ukeneye rero kuvana ibishimwa mu bigawa kugira ngo ube nk'akanwa k'Imana. Ariko none iyo utavanye ibishimwa mu bigawa ntabwo uba nk'akanwa k'Imana. Icyo gihe ntabwo ubutware bw'Imana buboneka kuri wowe. Hari abantu bibeshya bakavuga ngo Kristo yatura mu muntu, yarangiza kandi uwo muntu Kristo atuyemo akagira n'ibyaha. Ntibishoboka. Umubiri Yesu atuyemo ntukora ibyaha. Imana itugirire neza. Umuntu Kristo atuyemo amubashisha kureka ibyaha, kuko ikigaragaza ko umuntu yakijijwe nuko areka ingeso zimwe yakoraga, zimwe za kamere. Bibiliya bivuga neza, bivuga ngo imirimo ya kamere iragaragara, n'imbuto z'umwuka nazo ziragaragara. Rero uyu munsi iyo uri mu mirimo ya kamere ukora ibya kamere, rero ntabwo wakora ibya kamere ibyo kamere irarikira ngo nurangiza kandi nanone ngo uhindukire ukore n'ibyo umwuka agize gote ashaka. Aho ya umuntu uri muri kamere
bari muri kamere y'iby'uyu mubiri ntibashobora kunezeza Imana n'akanya na gatoya. Abari muri kamere y'iby'uyu mubiri ntibashobora kunezeza Imana n'akanya na gatoya. Rero kamere ibyirarikira ni ugusambana, ni ugukora iby'isoni nkeya. Ibyo byose nibigendana na karande, nibyo karande ikurikira. Uzasanga ariho karande z'ubusambanyi, karande z'ubusinzi, karande zo kudashaka, karande zo kutabyara. Ugasanga uyu munsi urimo urarwana n'ibintu ndaje mbikubwire mu kanya. Ibi bintu nibyiyumva umenye yuko ukeneye gusengerwa, kandi ndakubwira karande ko ikuriho, nkwereke uburyo ikuriho, nkwereke n'uburyo yakuvaho. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma ijambo ryo riravuga ngo inkota y'Uwiteka izabarya. Ariko ahangaha ibyo ndimo mvuga karande ntabwo ikubuza iby'ubugingo, ariko iby'igukoresha byatuma utabona ubugingo. Ariko karande uyifite yashoboka yuko rwose wambara neza, kandi ufite karande urabyibuha ukaba usa neza, ariko ufite karande. Ugasanga umukobwa ni mwiza ariko afite karande, karande rwose yo kudashakwa yaramwambaye, ahora abengwa, arakundwa, ariko ntagira amahirwe y'umuntu umubwira ngo ngwino ngushyire mu rugo. Mbega uhorana ibintu bikugendaho nawe ntuzi ahantu biva. Rero ibi bintu nubyiyumvaho ukabona biri kuri wowe, menya ngo ufite karande. Ibi bintu reka mbitondore, ndavuga ibintu bigera kuri 7, nurangiza uraza kumenya ngo ufite karande. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuko ngo urasenga, ariko icyambere mu buzima bwawe urasenga. Iyo wibonamo mu buzima bwawe buri munsi urasenga, urakijijwe, uba mu rusengero, uba muri korari, ugize gute, ariko hari umwuka wakunaniye kureka, wabaswe n'umwuka w'ubusambanyi. Icyo cyaha urakihana, kikanga, kikongera kikagaruka, kikagira gute, ukikinisha, amarari yarakubase, kandi uba mu rusengero, kandi urasenga, urabyihana, bikongera bikagaruka. Ufite karande. Ukeneye gusengerwa Imana, ugakorerwa deliverance n'abashumba n'abatambyi bakurambitseho ibiganza. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye akanwa k'uwasizwe. Imana itugirire neza. Icya kabiri, ubuzima bwawe wabaswe n'inzoga. Urasenga, urabizi neza ko kunywa inzoga ni icyaha, nicyo wiyemereye. Mbega wabaswe n'umwuka wo kunywa inzoga, ubaye kazizi, kandi urasenga. Imana y'amahoro itugirire neza. Urasenga ariko wabaye kazizi, wabaswe n'umwuka wo kunywa inzoga. Hari umugabo nasengeye mu minsi yatambutse, ni umuntu ukomeye cyane mu by'uyu mubiri. Yakwitwa ko akomeye, kuko iyo umuntu ari ahantu igihugu cyose abantu benshi bamuzi, bamusaba serivisi akazibaha, byanze bikunze mu by'uyu mubiri abakomeye. Yari afite umushahara hafi wa 2 miliyoni. Imana itugirire neza. Musengera nizo yahembwaga. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndageje yari afite ikihe kibazo rero? Yari yabaswe n'umwuka wo kunywa inzoga. Yanywaga inzoga pe, yanywaga inzoga hahandi muri butike aturanye nayo yari afitemo amadeni. Mu kabari, nta kabari atabagamo amadeni. Ukwezi kwajyaga gushira afite umwenda w'inzoga, akishyura nanone atangira indi myenda. Hahandi inzoga zamugize koronike, hahandi umuntu atambuka, mbega yatambuka kumva urahumuraho inzoga, ko ari urwego ugeraho naho waba utanyweye usinda. Imana itugirire neza. Rero ibyo bintu bimubaho, aragenda aba umuntu uri aho ngaho, kandi ari umuntu wifashije, kandi ari umuntu usobanutse, wize amashuri menshi. Iyo umuntu afite doctora aba yarize amashuri menshi, ariko yari yarabaswe no kunywa inzoga. Sibyo? Mu muryango w'iwabo nawo banywaga inzoga, usanga benshi ni abasinzi, abandi barwaye amavunja. Kurikira igisekuru cy'iwabo, kuko twaraganiriye, wasangaga uwo mwuka waramubase. Ariko ndashima Imana, twasenganye twubakanye igicaniro cy'amasengesho. Hari dayimoni zitirukanwa n'ikindi, zirukanwa no gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa. Ugakorerwa deliverance, ariko hakabaho no kubaka igicaniro cy'amasengesho. Imana y'amahoro itugirire neza. Dusengana Imana, ndahije kumusengera Imana, ariko ubu yarabohotse, yabaye umuntu muzima, ariko yari yarabaswe n'inzoga. Inzoga yanywaga ntiwazi kuzibara. Yajyanaga 200,000 mu kabari, bugacya yose yayamaze nta na make afite. Kandi mu rugo abana bakabirukanira Minerval, ugasanga ntibiga,
ugasanga ibintu biragoye. Rero hari ibintu Satani ashyira ku buzima bw'umuntu ukaba ugaragara nk'umuntu wiyubashye, ariko kuko ufite karande Satani akaguteza igisuzuguriro. Hari ubuzima rero ubayemo Satani yaguteje igisuzuguriro, hari ubuzima ubayemo Satani yaguteje icyangiro, hari ubuzima ubayemo Satani yagushyize ahantu nawe ubwawe uricara ugatekereza ate si ibintu biri kumbaho ni ibiki. Rero ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye deliverance, ukeneye kubohorwa. Hari ibintu bikubaho nawe wananiwe kwigobotora, ntubikunze, biba mutabikunze, ariko ukeneye gusengerwa Imana. Ugasanga umuntu aba mu busambanyi kandi nawe asambana atabikunze akabyisangamo, ugasanga hari umuntu iteka ahora yisanga mu nzira z'ubusambanyi. Urereka amabwire karande, buriya karande ukuntu yibona, karande buriya iyo zihuye ziramenyana zikaganira. Karande iyo zihuye ziramenyana zikaganira kandi zigahana amakuru. Ari ya kubona ukabona umuntu aturutse Butare, undi aturutse wenda za Cyangugu n'urugero. Imana y'amahoro itugirire neza, bahura umunsi umwe bakaganira bakanahuza bakarara basambanye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo bari baziranye ariko baraganiriye, barahuje, baraye basambana. Ni kuvuga ngo igitumye basambana si urukundo, ntabwo ari uko bakundana. Urashobora kwibeshya yuko mwakundanye, oya, ahubwo ni karande zahuye, zimaze guhura ziraganira, ziganiriye zirasharinga. Imana itugirire neza. Nuko ngo karande zirahura, zahura zikaganira, zamara kuganira zigasharinga. Karande niko zikoze. Ibi bintu iyo biri ku buzima bwawe ukeneye amasengesho yandi y'imbatura mugabo. Amwe atajenjetse, hari amasengesho yo bita ay'uburyo bwose ugasenga, ariko ya masengesho atajenjetse ukeneye ikiganza cy'umutambyi rero kugira ngo ibyo bintu bive ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Noneho uwo muntu turasengana Imana, ariko ubu ngubu urwego agezeho inzoga yazivuyeho, nta kinywa inzoga. Imana yaramubohoye. Nawe Yesu yakubohora, nawe Yesu yagutabara. Reka nkubwire, ntabwo wenda urareba ukabona amafaranga yose urayanywera ntacyo uzana mu rugo ukumva ko ari ubusirimu. Ntabwo ari ubusirimu, oya. Satani arimo aragukoresha uburetwa. Satani arimo aragukoresha uburetwa. Va muri ubwo buretwa Yesu akubature. Imana y'amahoro itugirire neza. Va muri ubwo buretwa Yesu akubature, va muri ubwo buretwa Yesu aguhindurira amateka. Muri mgize umwuka aririmba aravuga ngo amahoro Yesu abantu be, ngo aya mahoro ntagira akagero ntarondoreka, ngo aya mahoro ngo ajya ahumuriza abayafite, ngo nutayata ntabwo wayakurwaho. Rero ngwino Yesu akubature, ngwino Yesu aguhindurira ubuzima. Icya gatatu kigaragaza ko ufite karande mu buzima bwawe, uzasanga uri umukobwa ariko bagerageze kukurambagiza ubone ntibikunda. Bakurambagiza umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, bose ubukwe buhora bupfa. Imana itugire neza. Maje gusengana n'abantu benshi ugasanga neza mu muryango w'iwabo nta wigeze akoresha mariage, ariko kuko nta wigeze akoresha mariage uhura n'abakubwira ngo muzabana, ndetse n'iyo mariage bakayikubwira, ariko kubera kuri murarwana no kubaka amateka atarabaye mu muryango w'iwanyu, nukuvuga ngo urabirwana nabyo ariko ntibikunda. Iteka uhora ubona bakubwira ngo mwishyingire, ngo niba tutishyingiye birapfa. Imana itugirire neza. Ugasanga uhora kuri pressure y'abantu bakubwira ngo ntibizemera, bakubwira. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga umuntu ahora akubwira ngo ntibizemera, ntibizagira gute. Ubayeho muri ubwo buzima, ubayeho mu buzima budafite icyerekezo, budafite forume, ndetse icyo Satani aguteza ni agahinda gusa. Muri wowe urabona agahinda, muri wowe wumva umubabaro, muri wowe kandi urasenga kandi ufite amasezerano. Imana yakubwiye ngo izagukoresha ubukwe, ariko ntuzi inzira bizanyuramo. Yabikubwiye ufite imyaka 20 umaje kugira 35. Ukeneye gusengerwa Imana. Hari karandi boshye ubuzima bwawe itari yacika. Hari ikindi abandi bantu akubaka ariko ugasanga birasenyuka. Kubera iki? Mu muryango w'iwanyu ugiye kureba wasanga ubaza inshuro mama wawe yahukanye ntiwazibara, igihe cyaje kugera aratandukana, aza kongera akajya gushaka, na papa wawe baratandukana. Iyo ni karande no mu muryango w'iwanyu. Ugasanga ibyo bintu bihora bizenguruka ku buzima bwawe. Urugo ntiruhagaze, ruhoramo intonganya, ruhoramo amakimbirane. Icyo nicyo bita karande. Rero ukeneye gusengerwa Imana. Hari abandi bantu bagira karande z'uburwayi. Imana itugirire neza. Ugasanga
mufite karande z'uburwayi, hari uburwayi buba mu muryango w'iwanyu, mama wawe yaraburwaye, nyogokuru wawe araburwara, ugasanga nyogosenge wawe yaraburwaye, ubwo burwayi none n'uyu munsi nawe uraburwaye. Ikishe mama wawe nawe uyu munsi nicyo kirimo kukototera, ikishe nyogokuru wawe n'uyu uyu munsi nicyo kirimo kukototera. Usanga mbese ibyo bintu bihora bikototera, ari ubuzima buhora bwisubiramo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ubuzima buhora bwisubiramo, ni ubuzima ureba wowe nkawe ukabona ni ubuzima buhora bwisubiramo. Ni ukuvuga ngo umeze nk'itungo. Hari uburyo bazirika itungo, ubundi baravuga ngo ihene igirishiriza ku kiziriko kireshya n'uburebure bw'ikiziriko iziritseho. Imana itugirire neza. Kwa ngo ikiziriko bayiziritseho n'ikirishirizaho, nawe rero uba mu buzima bwo kwizengurukaho. Kwa ngo hari ahantu mu muryango w'iwanyu Satani yashyize ahantu, ashyira ahantu akantu standard, uvuga ngo aha ntabwo uzaharenga. Ngo ibyo wakora byose hari aho utarenga, ibyo wakora byose n'ubundi wisanga wagonze, ibyo wakora byose n'ubundi usanga hari urukuta wagonze. Imana itugirire neza. Hari urukuta wagonze, hari ahantu utajya urenga, hari ubuzima utajya urenga, hari amateka utarenga. Imana itugirire neza. Kubera yuko uyu munsi urarwana no kwiga, ariko mu muryango w'iwanyu nta wize, ntawe, hari amateka utarenga. Niyo mpamvu uyu munsi ujya kureba ugasanga nta n'amakosa wakoze ku kigo ariko bakakwirukana. Wajya kureba ugasanga kubona minerivare ni hatari, wajya kureba ugasanga amanota y'abandi yasohotse yawe arabura, wajya kureba ugasanga abandi babonye buruse wowe urayibura. Mbega ukibaza uti ngewe nzira iki? Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana. Hari ibintu udakwiriye kuvuga nk'umuntu wamenye Imana. Umuntu wamenye Imana ugasanga abantu iteka ibintu byose byaba bibi byaba byiza, ariko akenshi bakunda kuvuga ibibi ngo ubwo Imana yabyemeye. Reka nkubwire, ntabwo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yaturemeye imibabaro, ntiyaturemeye guhangayika. Imana itugirire neza. Ntabwo yaturemeye intambara, ahubwo Satani niwe uzana ibibi mu bantu. Imana ikivuga, icyo Imana ivuze kingana n'iki ikoze. Imana itugirire neza. Ikintu Imana ivuze none aha ngaha kingana n'iki ikoze, kuko ni Imana ikiranuka muri byose. Ikintu Imana ivuze none aha kingana n'iki ikoze. Bikubwiye ngo ndagutabaye, burya bingana n'uko igutabaye. Kubwiye ngo nkugiriye neza bingana n'uko ikugiriye neza. Kubwiye ngo nguhinduriye amateka bingana n'uko iguhinduriye amateka. Burya ikubwiye ngo ngukoreye mariage, kubikorera bikora. Ahubwo Satani, Imana ikibikubwira, Satani arwana intambara yo kugira ngo utagera ku cy'Imana yavuze. Kutagera ku cy'Imana yavuze rero ni ukuza ikakurwanya, kazana urukuta rukubuza kugera kuri wa mugisha wawe, kazana urukuta rukubuza kugera kuri ya masezerano yawe, ikazana urukuta rukubuza kugira ahantu ugera. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero reka kwicara uvuge ngo byaranze. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari imvugo ziba mu bantu utagakwiriye ko buvuga, ugasanga umuntu arahora avuga amakuru byaranze, bimeze gute, wapi nta kigenda. Reka nkubwire, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ururimi rwacu, ururimi nirwo rwica kandi ni narwo rurema. Imana itugirire neza. Ururimi amagambo tuvuga, burya itondera amagambo uvuga. Birashoboka ko uyu munsi byanze ariko wihora uvuga ngo byaranze. Birashoboka ko uyu munsi bitakunze ariko wihora uvuga ngo ntabwo byakunze. Nkunda Dawidi cyane, yanditse Zaburi ya 23 arandika aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Haleluya, Imana ishimwe. Aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Imana idutabara. Haleluya. Mperutse gusengera umumama, namusengeye icyo gihe yari afite ibibyimba mu nda. Imana itugirire neza. Baramaze kumukomfirima, baramubwira bati rero ibibyimba byawe bigeze kuri stage bishobora kuzakubyarira kanseri. Rero ikihutirwa nuko twabibaga ukagira uburyo uba muzima. Rero anyumvishije arambona, arambwira ati mukozi w'Imana ndashaka dusenga. Naza ku rusengero. Imana itugirire neza. Amaje kuza ku rusengero turasengana Imana. Tukijya gusenga, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwira ngo nkuye kanseri ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Mu mama arandeba arambwira ati hoya mukozi w'Imana, hoya iyi ndwara ndayizi zamitana, kubera yuko mu muryango w'iwacu nta muntu utarayirwaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Atukureba ukunguko, ati nari mfite masenge nawe yishwe n'ibibyimba, kanseri yaramuhitanye aragenda. Ati nari mfite mukuru wanjye nawe niyo yamwishe. Hari undi nanone ngewe nkurikira, uwo nawe arabirwaye
ati rero iyi ndwara iri mu muryango, ati izanyica izampitana. Imana itugirire neza. Rero hari amagambo Satani azana kuri wowe akakumvisha yuko ibintu bikuriho bizakwica, ibintu bikuriho bizaguhitana, ibintu bikuriho utazabirenga, ibintu bikuriho bitazarangira. Oya, umva mvugane nawe, umva ukuntu ijambo rivuga. Avuga ngo yewe wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Imana ishimwe, haleluya. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Dufite Imana ishobora byose. Buriya mbere yo kugira ngo usenge Imana ukwiriye kubanza kumenya imbaraga zayo, ukwiriye kubanza kumenya ubunini bwayo, ukwiriye kubanza kumenya gukomera kwayo. Nicyo cyatumye Mose mbere yo kujya gukura Abayisiraheli muri Egiputa yabanje kubaza Imana, arabanza araperereza avuga ngo iyi Mana none ningera kwa Farawo nzamubwira ngo iki? Uzamubwire ngo ndiho yantumye. Imana itugirire neza. None se natabyemera uzamubwire uti ndi Imana ishobora byose. Ariko Mana we, haleluya, uvuga uti ndi Imana ishobora byose, haleluya, ndi Imana ishobora byose. Imana itugirire neza. Rengije umumama arambwira ati hoya mukozi w'Imana, mukozi w'Imana, Imana y'amahoro itugirire neza, mukozi w'Imana, ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. Imana y'amahoro itugirire neza. Ati yarabishe nanjye nsengera, basi Imana inyezereza ubugingo, nimpfa nzagende nejejwe, ne kuzagenda nk'umuntu utarakoreye Imana. Dusenga Imana. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ivugana nanjye, irambwira ngo nimubwire ngo ntabwo azigera yicwa na kanseri. Kabiri, ntabwo bazigera bamubaga. Imana y'amahoro itugirire neza. Yaramaze imyaka 5 bamubwira ubwo burwayi, turasenga. Imana irangije irambwira ngo azagenda asubire kwa muganga. Ubwo azasubirayo muganga azapima, azasanga bya bibyimba byaragiye bishonga. Nabonye Imana ishongesha ibibyimba biri mu nda y'umudamu, birashonga, biragenda, birashira burundu. Icyitwa kanseri kiribagirana. Myaka 5 barimo bamubwira bati stage isigaye niyo kukubaga, nabwo kandi usenga Imana utazagwa ku iseta, kuko amaraso yawe nayo ni ikibazo. Imana itugirire neza. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru itareba nk'uko abantu bareba, yirazi ishongesha ibibyimba. Reka nkubwire, sibyo? Satani nakubwira ko ntaho uzagera, mwibutse muhe ubuhamya. Imana itugirire neza. Abarokora muri iyi minsi ari ikintu mutinya guha ubuhamya Satani. Ko Satani akenshi araza akakwereka ibibura, ariko wowe ntabwo umwereka iby'Imana yakoze. Hari iby'Imana yakoze, hari iby'Imana yakoze bigaragaza gukomera kw'Imana. Hari iby'Imana yakoze bigaragaza imirimo y'Imana. Hari iby'Imana yakoze, sibyo? Umuntu nakubwira ko ntaho uzagera, mubwire ko naho ugeze atari we wahakugejeje, sibyo? Kuki umuntu akubwira ngo ntaho uzagera nawe ukabyakira ukavuga ngo koko ntaho nzagera, ngo mu muryango w'iwacu ntaho bagera, ngo mu muryango w'iwacu ngo nta muntu ugira icyo ageraho, yego n'ubundi ntaho nzagera. Oya, mubwire ko naho ugeze atari we wahakugejeje. Imana yabanye nawe ikakurinda, ikabana nawe kuva mu ivuka ryawe. Ibuka yuko umunsi wavutse hari abandi babyaye abana bapfuye. Ibuka umunsi inda yawe yajyagamo hari abandi bari bakuyemo inda. Ibyo ngibyo bizirikane, ibyo biha agaciro. Imana yakoze ibyo, izongera ikore n'ibindi. Imana yagutabaye, izongera igutabara. Rero reka Satani ye kukwereka ibibura, mwereke iby'Imana yakoze, mwereke imirimo y'Imana, mwereke gukomera kw'Imana. Satani ye kukubwira ko uzapfira mu madeni. Oya, mwereke rya deni ryari riremereye rimwe Imana iheruka kukwishyurira. Hayizo ni mashando wiribirify. Mwibutse Satani ye kukubwira ko uzapfurara mu muhanda. Mwibutse ko imyaka yose umaze wabaga mu nzu. Imana yakoze ibyo ntaho yagiye iracyahari. Haleluya. Ndakubwira gukomera kw'Imana, ndakubwira imbaraga z'Imana, ndakubwira imirimo y'Imana, ndakubwira ineza y'Imana. Banza umenye ubugari bw'Imana. Rero hari amateka udakwiriye kwemera, hari ibintu udakwiriye kwemera ko biba ku buzima bwawe. Wikwemera bantu bikubwira ngo uraciriritse ngo nawe wumve ko uciriritse.
abantu bikubwira ko udashoboye ngo nawe wumve ko udashoboye, abantu bikubwira ko ntawe uzagera ngo nawe wumve ko ntawe uzagera. Uzahagera mu izina rya Yesu. Kigali be kukubwira ngo Kigali ni danje gute? Iyi Kigali yihanurire, hagarara ukomere, uhamye Imana wamenye, ubwire iyi Kigali uti Kigali nzaguturamo mu izina rya Yesu. Kigali nzakubyariramo, Kigali nzakubakamo amazu, Kigali ayiwe yihanurire mu izina rya Yesu. Hagarara mu mwanya wo guhanurira ikibazo cyawe, hagarara mu mwanya wo guhanurira iyo karande. Umwuka uhora ukurondora kubwira ko ntaho uzagera, umwuka uhora ukurondora ukubwira ko bicitse, umwuka uhora ukurondora azonima shando wiribirify lelebotaye nini topevo nini. Uwo mwuka uhora ukurondora ukubwira ko ntaho uzagera, umwuka uhora ukurondora ukubwira ko uzapfa ntacyo wimariye. Aho ugeze ninde se ninde uhakugejeje se? Ninde uhakugejeje? Abo bose babikubwira bakubonye ukuze. Uyu munsi nubwo waguye ukajya hasi, ariko uzongera uhaguruke. In the name of Jesus. Uzongera uhaguruke mama, uzongera uhaguruke papa, uzongera uhaguruke. Imana izongera iguhagurutse. Niba unkurikiye none manuka ujya muri comment wandike muti nzongera mpaguruke. Genda wandike muti nzongera mpaguruke mu izina rya Yesu. Andika muti ngewe runaka nzongera mpaguruke. Uzongera uhaguruke mu izina rya Yesu. Yego waracuruje urahomba, ariko uzongera ucuruze mu izina rya Yesu. Yego wagize business iranga, ariko bizongera byemere. Yego birashoboka mariage yawe yarapfuye, ariko wicika intege. Komeza uhatane, komeza usenge, uzakoresha mariage mu izina rya Yesu. Reka kuvuga ngo basi Imana ngo yaba wari upfuye. Ntabwo Imana ipfa. Ngo Mana usenga amasengesho yenda adafatika, ngo Mana wiyeranje. Imana ntiyeranje, hiyeranje abantu. Imana yirashoboye. Wivuga ngo Imana yiyeranje, ngo Mana ngo wiyeranje mu bumana bwawe. Oya, Imana ntiyeranje. Ni Imana ishobora byose, ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubushobozi, ni Imana izakuvana. Wikwemera ko Satani aguca intege. Iyi Mana ni nini, Imana ni ngari. Vuga imirimo yayo mu izina rya Yesu. Uzaba umutsinzi, uzaba umutsinzi, uzagera kure, uzakomera, uzaba umuntu udasanzwe mu izina rya Yesu. Rero wikwemera ko amateka yahashize, wikwemera ko amateka ibintu byahashize bigutsikamira. Wikwemerera Satani ko akurondora ngo akwereke ko upfuye, nawe wemere ko upfuye. Satani ye kukurondora ngo akwereke ko ibyawe birangiye, nawe wumve ko birangiye. Oya, never give up. Komeza uhatane. Ejo byaranze ariko uyu munsi bizemera. Birashoboka ko utari wabona akazi, komeza udepose. Wivuga ngo maye se ngo ngiye ngo nturuka mu miryango y'abaciriritse. Oya, umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya. Dore ikintu kiba. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni rizima. Nkunda Bibiliya. Muri rimbyererimbye ravuga ngo ni igitabo cyuzuyemo amateka meza y'ukuri. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba icyaremwe gishya. Wari uzi ko iyo umuntu yinjiye muri Kristo Yesu aba ahinduye igisekuru, akava mu gisekuru cyo kahandi cyo muri za karande ziwabo, cyo muri za nyabingi, hahandi baterekeraga hamwe babandwaga, muri cya gisekuru badashaka, muri cya gisekuru basambana, hahandi ukava mu kicomokoramo. Haleluya. Ukinjira mu gisekuru cyo kwa papa. Haleluya. Imana ishimwe. Ukaba winjiye mu gisekuru cyo kwa data, umwami w'amahoro. Nukuvuga ngo iyo winjiye muri Kristo Yesu uba uvuye mu bwami bumwe winjiye mu bundi. Mu yandi magambo, hari protection idasanzwe iri kuri wowe. Ukeneye kwizera Imana. Ibi bintu ukeneye kubyumva. Ibi bintu ukeneye kubyumva. Umva. Ibi bintu ukeneye kubyumva. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ukeneye kubyumva kutakibarizwa muri cya gisekuruza cy'iwanyu kimwe baterekeraga, cya gisekuruza cy'iwanyu kimwe batakoreshaga mariage. Vuga ngo nge nzayikoresha mu izina rya Yesu. Sengera isengesho rivuga ngo hari iby'iwacu batashoboye, nge nzabishobora mu izina rya Yesu. Ayizonima. Hari iby'iwacu batashoboye, nge nzabishobora. Hari iby'iwacu batagezeho, nge nzabigeraho. Hari iwacu ntibakomeye, nge nzakomera. Iwacu ntibubatse inzu, nge nzayubaka. Iwacu ntibakoresha mariage, ariko nge nzayikoresha. Haleluya. Icyo wishingikirije nta kindi, ni imbaraga z'umusaraba wa Kristo, ni imbaraga z'amaraso ya Yesu. Uri umutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Uri umutsinzi, uri umunyembaraga, uri umunyamugisha, uzagera kure. Haleluya. Rero wikwemerera karande kwigusuzugura,
wikwemerera karande kwigusuzugura. Gira ibintu wiyambura, gira ibintu utesha agaciro, gira ibintu wambura ijambo. Ndashoje. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Uwiteka kwibuke, Uwiteka kurwanirire, Uwiteka kubambira amahema. Hari amateka mashya dataje kurema, hari ubuzima bushya dataje kurema. Nzakomereza kuri karande ku kintu cya kane, nkomeze bigere ku bintu 7 bigaragaza umuntu ufite karande. Umuntu ufite karande bimugaragaza, ibyo bintu iyo biri kuri wowe biragaragara. Nindagiza nzabereka uburyo karande wayikira n'uburyo karande yakuvaho. Wowe icyo ukora, ntuve hano udakoze subscribe. Ushaka kumenya aya mahame, Imana itugirire neza. Ko sindagera no ku nyigisho z'amahame, amahame y'ubwami. Imana itugirire neza. Numenya amahame yo mu bwami bw'Imana, uzaba icyaremwe gishya. Impamvu ubona uyu munsi usenga ukabona ntibyemera, urasaba ntuhabwe kuko usaba nabi. Hari abantu bari mu bwami ariko basenga nabi. Hari abantu bari mu bwami ariko batazi icyo kubukoresha. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero data kwishimire, data kugirire neza. Nshaka gusengana nawe. Ushaka gusengana nange, urafata iyo nimero ubona kuri screen yawe. 0785977806. Imana y'amahoro itugirire neza. Dusenge, duhamagara Imana. Imana ibaha umugisha. Data uri mwiza. Nsengeye umuntu wese warunkurikiye, wari ufite ikibazo cyose gikemuke mu izina rya Yesu. Mpagaze mu butware bwo gutegeka. Ndategeka kanseri ive mu mubiri w'umuntu wese warunkurikiye. Urwayi bumurekure, ubukene bumurekure, imbaraga za karande zose zimurekure mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ari bikomeye kandi ukomeze kubamba amahema wiyerekane mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana y'amahoro iguha umugisha. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Nge ndi Prophet Emma. Ntiwibagirwe gusharinga iyi video. Ikindi kuri TikTok uranyarukirayo ugende ukore following kugira ngo mu buzima bwa buri munsi tujye tubana mu materaniro ari live kuri TikTok. Buri saa 4 za nijoro mba mpari kugira ngo dusengane Imana. Imana y'amahoro rero guhereza umugisha, ugende ubikore. Kuri TikTok ni Prophet Emma, kuri YouTube ni Prophet Emma, kuri Facebook ndi Kumana Emmanuel. Rero ugenda uyisearchinge, ugenda ubirebe, uzajya ugenda ubona ibintu bigiye bitandukanye bitewe. Imana y'amahoro iguhereza umugisha kandi Imana y'amahoro ikwagurira imbago. Nukuri ndabakunda, ntimukabure ku mwuka wera, mu ijuru iwacu zirakamwa. Nukuri nitutagwisari tuzasarura, kandi nimumenya iby'ubwiru bw'Imana muzabasha gusobanukirwa, kuko nimumenya muzitondera, kandi nimwitondera nibwo muzabasha kurya ibyiza byo mu gihugu. Ijambo ry'Imana Tegeko kwa 2:28 harambwira ngo nugira umwete wo kumvira no kwitondera amategeko yose ngutegeka, iyi migisha yose izakuzaho. Rero umvira kandi nurangiza witondere, imigisha ikuzeho. Imana y'amahoro iguha umugisha. Reka nkubwire ngo God bless you, umugisha ukubeho. Imana y'amahoro ihagararane nawe, ukore share, comment yawe ni ingenzi. Ibisigaye reka tuzasubire ku Mana. Bye.